Yes, reka mbahe ikaze bakunzi bacu mbasuze mbifurize kugubwa neza muri mwese impande n'imande zitandukanye zijya gusonika kanya tugira ngo tubagezo zimwe muri update amakuru ari hano hanze ni inkuru iri kuvuga umwuka mubi hagati y'uwo bita Miss Muyango ndetse na Keza Teriski aho bitari gucanwa ko wo bita Keza Teriski ari kuvuga ati Muyango aranyanga cyane rwose nambara mbwire icyo dupfa. Uyu mwuka mubi rokomeje gututumba hagati ya Keza Teriski ushinja Miss Muyango gushaka kumwubikira imbehe. Ibi byatumye kandi batanabasha guhurira mu kazi uko bari gukorana mu ijoro ryo kuwa 27 Kamena 2025 ubwo bari bafitanye akazi biza kurangira umwe avuze ati nta kibazo ndeka sinze kuza gukora. So intambara y'amagambo hagati y'abagore yatangiye gututumba mu minsi ishize aho Keza Teriski yashinjaga Miss Muyango kuba amufitiye urwango rutuma anashaka kumwubikira imbehe. Ni intambara kandi yatangiye gututumba mu ijoro ryo kuwa 17 Kamena 2025 aho Keza Teriski yabanje kuburira Miss Muyango ko iby'ibibazo bafitanye agiye kubishyira hanze. Ati Muyango, ubutumwa wanyohereje bwangezeho ariko nge sinshaka kugutumaho nyuze ku bandi bantu. Urwango umfitiye uzarwereka abanyarwanda barumenye nanjye nzabone uko nzakwirinda, ariko n'abatwegereye badufashe kutazigera tugira aho duhurira. Keza Teriski kandi ahamya ko yatunguwe nuko Miss Muyango yashatse kumwubikira imbehe mu kazi bagombaga guhuriramo mu ijoro ryo kwa 27 Kamena 2025. Akazi bagombaga guhuriramo na Shadibu mu kabari kitwa Paddock Lounge. Icyakora Keza Teriski avuga ko kuwa 26 Kamena 2025 Muyango yahamagaye ba nyirakabari babwira ko badashobora gukorana, ko bakwiye guhitamo umwe. Mu butumwa burebure yasangira abamukurikira, Keza Teriski yavuze ko we yafashe icyemezo cyo kureka ako kazi ahitamo kugaharira Miss Muyango, ari nayo mpamvu atigeze agera ahabereye ibi birori. Keza Teriski kandi yavuze ko kubwe atumva imvano y'urwango Miss Muyango yamweretse. Ati nge sinzi ikintu na kimwe mfa nawe cyatuma ankora ibyo wirirwa unkora. Ubushize uko byagenze urabyibuka, kwansabye imbabazi nkakumva tukabirangiza, ariko gushaka kumbuza umugati byo warengereye. Uyu mugore kandi yibukije Miss Muyango ko badakwiye kuba bagira icyo bapfa kuko buri wese abashakisha ubuzima ku buryo yabaho neza agatunga n'umwana we neza. Ku rundi ruhande ariko ntabwo Miss Muyango arigera avuga ku byo ari gushinjwa na Keza Teriski, cyane ko uyu Miss Muyango ni umuntu navuga ko ntago ajya akunda kuvuga ku bintu bimuvugwaho hano hanze. So rero uyu Keza Teriski kubatamuzi ni umufashion, umunyamideli wamamaye cyane mu myaka yashize, ariko nanone akaba yaragiye akora mu bikorwa bigiye bitandukanye. Murabizi muri filime za drama yagendaga akora filime z'ama short movies munamuzi, aho yigize kwamamara we na kapo yiwe uwo bita aho hari Teriski n'undi mu type w'umusore bya danger The Trainer bitaga The Trainer. Ni couple yamamaye cyane ya Keza Teriski ndetse na The Trainer. So rero Keza Teriski yaje kuba yabyarana na The Trainer, biza kuba byarangira batandukanye, ariko bakaba bari baramamaye nka kapo cyane yakundaga cyane cyangwa se yakundanaga cyane, akari n'abantu bari bamaje kugira fanbase nini, abakunzi benshi. So rero Teriski yaje kuba yatabwa n'umugabo we, asigara ari umusingle mom, asigara ari umumama wurera umwana ku giti cye, cyane ko banatandukanye. Uyu Teriski yiteguraga kwibaruka cyangwa se yari hafi kwibaruka, nubwo nyuma haje kuba hagaragara agafoto The Trainer afashe umwana we agaragaza ko nyine yagiye gureba umwana wiwe, ariko nta kintu byatanze mu kumibanire yabo, nta kintu byahindutse. Nitujya kuwo bita Muyango rero, uyu Muyango nawe ni umukobwa wamamaye ubwo ari muri Miss Rwanda mu myaka yagisha imyaka yatambutse. Ubwo rero yajyaga muri Miss Rwanda nekeza ndibuka ko ashobora kuba yaratwaye Miss Photogenic igihe yari kwiyamamaza. Uyu Miss Muyango rero nawe haje kuzamo agatotsi mu by'umubano we, abantu bagenda bavuga ibintu byinshi bitandukanye, ariko uyu Keza Teriski uyu munsi yaje kuba yagerageza guhamya ko Miss Muyango avuga ati uri umusingle mom nanjye ndi umusingle mom, kuki unyubikira imbe. Mu gihe uyu Muyango nta kintu arabivuga ku bijyanye n'umubano we n'umugabo we cyangwa se n'umugabo we Kimenyi Yves basizanye imbere y'Imana. Mu gihe Keza Teriski ari kugerageza kwigereranya n'uyu nguyu, ariko we igihe we ku giti cye we uwo batandukanye bari batarasezerana, ahubwo bari bakiri kwikura ya ma vlog y'aba boyfriend and girlfriend, ari ibyo
ibyo ngibyo bibereyemo biza kurangira rero batandukanye. So reka rero tubanze tujye kuri Instagram yaba bombi, nujya kuri Instagram yaba bombi ukajya kuri Instagram ya Muyango Mukakimenyi niko bamwita cyangwa Mutazira. Muyango we usanga nta kintu kimwe avuze kuri ibi ngibi yiposting akantu ko kwamaza n'undi yikorera akazi kiwe. Ariko nujya kuri Instagram y'uyu nguyu Keza Terliski, Instagram ikurikirwa n'abantu 144 gutyo, mu gihe Muyango we iye ikurikiranwa n'abantu 589. Rero uyu Keza Terliski yaje gupostinga kuri story ya Instagram video ya mbere abanje gushyiraho, yabanje gushyira story ya mbere. Yes, story zitandukanye zivuga kuri rwango Munyanga mufitiye. Aho story ya mbere rero nko muri kwisoma ngaho yabanje kwanza ashyiraho aka video ka Bulldog mwimbere muri background, ariko ati ni gute uza kunyaka story imaze iki? Mbese ari gushaka nko gucyurira umuntu ngo umwaka umukosereza akaza kumubwira ati mbabarira nawe uza kureba kuri Instagram story y'uyu nguyu Keza Terliski uraza kubibona aho yakoresha video ya Bulldog avuga ati avuga ati sorry nta kintu maze mu gihe umva ko waba uhora unkosereza. So yahise agenza amagambo ati Muyango message wanumyeho yangezeho, ariko nge sinshaka kugutumaho nyuze ku bandi bantu. Tomorrow ndashaka urwango rwose umumfitiye uzarwereke n'abanyarwanda, then nanjye nzabone ko mwirinda n'abatwegere bazabidufashemo kutazigera gutuma hari aho twahurira. Kuva ejo ndashaka drama zawe nanjye zirangire, n'urwo rwango uvuga unyanga nzakwirinde ku mugaragaro, bimaze kuba too much madamu mugenzi wanjye. Iyi ni message ya mbere. Ahita kubitaho post yamamaza aho bari gukora kuri Paddock. Urabona ko bari bahostinzeyo, urabona ko nujya kureba kuri affiche hariho Miss Muyango, hariho Shadibu Terliski, hakazamo uyu nguyu bamwita Karfan Govinda, Yamano Florier n'uyu mu DJ wakoranaga na Semuhungu DJ Caspi, ndetse na nundi mutipe n'abandi batipe babiri nari kumenya neza. So rero iyi post niyo bari kuhurira bombo, urumva ko ari batatu bari ghostinga. Aba host hari Shadibu, hakaza Keza Terliski ndetse na Muyango. Urumva ko ari afite host, aba host beza, ariko Muyango arakatira ati nago nahora kuri host imwe no bita Keza Terliski. Reka ture in post rero Terliski yaje kuba iyakanika ya kabiri. Ubwo urumva iriya ya mbere yari yayanditse hashize amasaha 20, no kuvuga ko umunsi wenda gushira. Noneho uyu munsi rero mu masaha 7 ashize nanone yongera azinduka ajya kuri Instagram arandika ati ku bantu mutabizi ejo Friday twari dufite show twagombaga guhuriramo na Muyango na Shadibu. Muyango kwa kane buri buke show iba hamagara avuga ko atakorera ahantu ndi kwa Nyanga adashobora gukorera ahantu ndi, kubwo ninjyayo we atazaza gukora. So tubidiscussing aho banamubwira ko buri wese bamuha aho yicara hatandukanye n'undi, ariko twese dukore aranga. So ngewe rero mitamo gutanga amahoro, mbabwira ko nta kibazo ngewe nazaza we azaza akore, aho kugira ngo tujye kubishwaniramo bya affecte abari baduhaye akazi. Ndamuharira ajya gukora. Niba mwabibonye ku maposti ye niwe wenyine wagiye gukora. So rero ndashaka kubaza Muyango dupfiki nagukoze iki, unyanzira iki? Niba ndi mu makosa wenda hari icyo nagukoze cyangwa hari icyo nagukoze gituma umbuza umugati, kigatuma umbuza kwishakira imibereho, ndagusaba imbabazi. Niba hari icyo nagukoze kandi ariko nawe niba ndagusaba imbabazi nimba ari icyo nagukoze, ariko kandi nawe nimba nacyo ari drama zawe nk'izo usanga ugira, kuko si rimwe uzinzanyeho nawe usaba imbabazi. None abantu bose bareba nanjye niba ari nge ndazigusaba rwose ku mugaragaro. Nuko nyuma gushyira post, nyuma hashize isaha yongera gushyiraho indi post nayo igira iti nsabye imbabazi abantu baraye baje bazi ko bahansanga bakambura, naho Muyango wowe nk'uko ushaka imibereho niko natwe tuyishaka. Twakabaye dushyigikirana nk'abagore tugatezanya imbere tukarangirana akazi, ariko n'uwakabonye uramusopanyiriza ubizi neza ko twese ubu turi abasingo mada. Wakitonze ku isi dasakaye kandi
aho uri ubu hari abandi bahahoze, hari n'abazahaza. Waretse izo nzangano tukiteza imbere nk'abamama binarenze nk'abasingwa mada, cyangwa ndabeshye nuriwe uzunyomoze nimba utari singwa mada. Ndashaka umbwira icyo mpfa nawe, naho ibindi byo nutuma tujya deep uri busange ari wowe ugiye guhomba, kandi ari wowe watangira. Nutuma tujya deep uri busanga ari wowe ugiye guhomba, kandi ari watangije ibi. Nje nubaha igitsina gore, ariko nunyubahuka nanjye nzakubahuka period. Aya ni amagambo yo bita Keza Terisk Mukatrainer. Keza Terisk aya ni amagambo yashyize kuri Instagram ye, ari kugaragaza ko uyu Muyango ngo amufitiye urwango rukomeye, ariyo mpamvu ibi byose byagiye biba. So ni byinshi rero tugenda tugarukaho. Iyi niyo update navuga ko uyu munsi yari hari, tuba turi kugenda tubazanira update nkuko musanzwe mubizi. So rero ukuntu bimeze muri kumva ko hagati ya Terisk na Muyango nago hari guca uwaka, nago ari gucana uwaka niko bavuga. So rero reka mbifurize kugubwa neza aho muri mwese. Mukanye time ushobora kubatamo tubabwire se impamvu yabiteye ni ese urwango rwa Muyango na Terisk rukomoka hese, ni imbarutso yabyo ni yihe. Mukurikirana ikiganiro turi buze gucishaho mu kanya gikurikira. So kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.